Mwongeye kwirirwa bakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu munsi nongeye kugaruka mvuga kuri wa mushinga witwa Gmail Farmer turi gukorera muri application ya Telegram. So guys, niba udafite Telegram ndakwinginze shyiramo Telegram. Telegram ibamo amafaranga. Hari ama airdrop akunda kubamo menshi ku bantu muzi crypto n'uburyo crypto zikoramo. Hari ama airdrop abamo menshi cyane. Hari amafaranga menshi twagiye dukoreramo, hari mining twagiye dukoreramo zaduhaye amafaranga. Mbese kutagira Telegram ni igihombo gikomeye. So ngarutse mvuga kuri uyu mushinga tumaze iminsi dukora wa Gmail Farmer, aho ducreatinga email bakaduha amafaranga. So email imwe ibarirwa agaciro hagati 0.22 by'idolari na 0.25 by'idolari. Ibyo nabivuze muri video merutse gukora ibivugaho. So niba iyo video utarayirebye, reba hasi muri video description nasizeyo link yayo uyirebe, urebe uburyo wiyandikishamo n'uburyo ukora kugira ngo ugeninge cyangwa waninge aya madolari. So guys, ukurikije ayo mafaranga mbabwiye kuri email imwe, ukoze email zigera mu 10 aba ari ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Ayo mafaranga si make cyane, ntago ari make pe. Ibihumbi 3 by'amanyarwanda, email 10, kandi muri telefone yawe birashoboka ko wayicreate. Ukoze email 100, ubwo ni ibihumbi bigera muri 30 by'amanyarwanda. Ni amafaranga atari make cyane. Hari video meruka kubakorera mbereka uburyo wa creatingamo email nyinshi, niyo nje gushyiraho umucyo. Biriya bintu byarakundaga, byaranamfashije nkireya email nyinshi pe, ariko muri iyi minsi nago bikunda. Dushaka uburyo bwinshi twabonamo amafaranga, ariko na ba nyiri Gmail nabo baba babibona. Nago babona ku isi yose bari gucreatinga ama email buri kanya ngo baburi kubigiraho amakenga. Kandi ikindi nabasobanuriye, nago muzi ngo bariya abantu baduhaye umushinga ngo tuba creatingira ama email menshi bayamaze iki. Gusa twebwe icyo tureba na amafaranga, icyo bayamaza ni kitureba, icyo tureba na amafaranga no kurinda amabanga ya telefone yacu, aho twirinda gukoresha iriya authenticator batubwira ngo dukoreshe kugira ngo baduhe 0.25. Twebwe tukirira ariya make ya 0.22, nidukoreshe authenticator. Usibye ko ubu ngubu bayagabanyije yabaye 0.20, iyo nayo ni update. So rero buriya buryo twakoreshaga twirinda ko batwaka verification number bwarakoraga, ari nababukoresheje birakunda, nanjye narabukoresheje birakunda, niyo mpamvu nabuberetse. Ikintu cyose kimfitiye akamaro mba numva namwe cyabagirira akamaro. Yego, niyo mpamvu naberetse buriya buryo ngo namwe mwigeragereze. Ariko kuri ubu babukuyemo. Uburyo wabigenza kose amayeri wakoresha yose birangira bakwatse verification number. Nukubera iki Google itwaka verification number ya email? Nuko hari ama email menshi bafite muri server kandi adakoreshwa, kandi nago baba bashaka ibintu bya trash by'imyanda nk'iyo ngiyo. Creating email ujugunye hariya nago baba babishaka. Baba bashaka rero ukoresha verification, nushyiramo namba yawe babone ko uri seriye, iyo email create nzo uzayikoresha. Rero ntihazagira undi muntu uzukubwira ngo hari uburyo wakoresha. Oya, ntihazagira undi muntu ubikubwira ngo hari uburyo wakoresha ngo ugacreate email nyinshi batakwatse verification. Hoya, wakreya email nyinshi ariko wanakoresheje verification. Rero uburyo nje kubabwira ni trick yo kugira ngo dukore email arizo nge nkoresha. Urabona ngewe mabishije kubikuraho inshuro zigera muri 2. Bwa mbere nabikuyeho amadolari 3.9, ni half an. Ibyo ni ibihumbi bigira muri 7. Bwa kabiri mbikuza 2.9, ibyo ni ibihumbi bigira muri 4 gutyo. Ayo mafaranga ntago ari make. Ubu urabona kuri balance yanjye ubu mfiteho amadolari 2.3. Ayo ni amafaranga ngenda nkoreraho kubera gucreatinga email. Ngiye kubereka trick wakoresha kandi gakunda ukabona email, ugacreatinga email. Urabizi ko iyo ugiye gucreatinga email, kambibereko nanone ukora hano kuri register a new account. Bahita bakuzanira email ugomba gucreatinga, baguha izina niryo ukoresha, email uri bucreatinge na password yayo. Urabona icyo ubukoze ubu bacreatingi. Ibi bintu rero nibyo ugenda ugafungura Gmail yawe ukayikoresha ucreate email, ariko info ugakoresha izi baguhaye. Baraverifyinga mbere yuko bakwishyura. So trick ngiye kubereka ni iyi. Trick ngiye kubereka ni uburyo wa creatingamo email ukanakora verification. Trick ya mbere, urabona ko wakoze kuri register new account bahiguhaye, ukahita ujya muri Gmail yawe ugacreatinga a new email
cyangwa new account. Ukuzuzamo ibi byose, first name, ugashyiramo email, password, wagera hamwe bakwaka verification number ariyo ya telefone. Murabizi twese duhura n'abantu, tubana n'abantu, aho tugenda tuba turi kumwe n'abantu. Wageze aho ngaho ushobora gutira umuntu gato ukamubwira ati niza ku mayinite. Nimero ze uwo muntu ushobora kuba uzifite, ukahita uzitayipingamo byihuse, yagutiza ukahita wohereza, kora send. Mu gihe umutiye telefone gatoya bakahita boherezaho verification code imwe igizwe n'imibare 6, ukahita uyandika muri ya nuza yawe. Nago bitwara amasegonda arenze 30, kuko amasegonda 3 baba bayohereje kuri telefone. Urumva waba wabyiteguye, ukahita wandikamo ya mibare, ukahita ukonfaminga, ukahita usiba ya verification code, ukahita umusubiza telefone ye. Uwo abarangiye. Iyo ni email ya mbere, ni 0.2 uba ukoreye, ukituriza, ugakora ibindi bisigaye bakaguhemba. Ibyo byarangira ukagenda mukaza ukorera, nanone ukabisetingamo, wagira hariya bakwaka verification number ukawifite, ukahita uyiterekamo wohereza, umutira kuri phone gatoya, uhita wandikamo ya mibare 6, uhita ukonfaminga, uyisibamo, umusubiza phone ye. Nuko nguko ushobora kumva bigoye, ariko nyine ni ugukora amafaranga. Aya mafaranga yoro nuko ujya mu kiyede ukavamo wacutse, wananiwe, wumva ejo utazabona imbaraga zisubirayo, ariko ejo ugasubirayo. Niko n'amafaranga ya online agora. Hari abantu mugira ngo nayubuntu, nagaraye ubuntu mosherami. Aya mafaranga sayubuntu, uba ugomba kuyakorera, kandi buri uko tuyakorera na ba nyirayo bashyiraho amananiza. Baba babizi ko bigoye, kuko nibabashije kubyikorera bakaduha akazi ngo tubikore baduhembe. Niyo mpamvu byitwa akazi, tubibakorere baduhembe. Nabo baba barabonye ko bizazamo imbogamizi, bagatanga amafaranga yabo kugira ngo bayaduhembe tubibakorere. Akazi kaba kazi iyo uri gukorera umuntu ikintu cyamunaniye cyangwa atakishoboza ari wenyine, nibwo biba akazi akaguhemba. Rero ushobora kumva ngo birakomeye, ariko ugomba kubikora kugira ngo ubone aya mafaranga. Iyo trick mwayumvishe, ni nayo ishoboka, nta yindi ishoboka ngo uzarya aya mafaranga yo kuri Gmail Fama. Wowe ugomba kuba wakoze izi info, wazizanye hano, ukajya muri Gmail yawe, wajya muri machine, wajya hehe, ugacreatinga new account, kuzuzamo ibi byose, ugashyiramo password. Urabizi iyo usoje gushyiramo password nibwo bakweka verification number. Na amasegonda 30 bifata, biba birangiye. Warangiza ugakora ibisigaye byo gucompletinga, ko wakreate email bakaverifya, biba birangiye. Indi trick yindi ishoboka nukuba waganiriye n'umuntu ukamubwira kuri gukorera amafaranga kandi telefone ye ntacyo ari kwimaza, ugacreatinga ama email kuri telefone ye. Murabizi ko email za mbere nk'eshatu ntago batwaka verification number, ukazicreatingira kuri telefone ye. Nubwo buryo wowe aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel ya How to Rwanda TV, kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ama-application menshi wakoreraho amafaranga. Genda nanga ubusobanuro, application yose nkuhaye ngo ubusobanuro paka ubikuje. Niyo mpamvu uba ugomba gukora subscribe, ugakora no kukazogera ngo hatagira video nimwe izajya gucika. Aya ni amafaranga dukorera hano, nkuko nabiberetse hano kuri balance. Aha hariho amadolari 2.3. Reka nanayabikure, urebe uburyo abikuzwamo. Hano nari natanze address bwa mbere yo kubikuzamo, mbikuza aya nabikuje ya 3.5. Address nari natanze ni iyi ngiyi. Iyo uyishaka uyikura muri Binance. Uburyo bikorwa urabibona muri video ya mbere nakoze, ariyo nashyize hasi muri video description. Genda urebe link nasize, irahita ikugeza kuri iyo video. Nindangiza manuke nkore hano, nkore payout, mitemo Teda USD. Iyi niyo channel turi bukoresha tubikura. Urabona bambwiye ibi. Nindangiza mite pastingamo ya address yanjye, nitange. Bahita bambwiye the payout request has been successfully created and will be proceed within an hour. Amafaranga arangiraho mu isaha. Just ubu ndabikuye mu isaha, amafaranga araba angezeho neza cyane. So guys, niba utariyandikisha muri uyu mushinga wa Gmail Fama, hasi nahasize link muri video description, ugenda ukoreho. Ariko ugomba kuba ufite Telegram cyangwa ukoresha Telegram, bihita bikuzana kuri Telegram, ifunguke utangire ukorere aya mafaranga.
So guys, ni ibintu nari mfite kubabwira uyu munsi. Niba ukunze iyi video kora like, share, comment, ntiwibagirwe subscribe, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.